ikaze ku rubuga yungure. Uyu munsi tugiye kwiyungura byinshi ku bijyanye n'indwara ya diabete. Ni indwara yugarije isi, yaba ibihugu bikize ndetse n'ibikiyubaka n'u Rwanda rurimo. Tugiye kuganira n'abahanga mu bijyanye n'imirire kuri clinique ya Rapervenche. Baraza kutubwira ibijyanye n'imirire. Mu by'ukuri ntago bavura diabete, yewe ntibanayisuzuma, bakorana n'abaganga ku buryo usanze afite iyi ndwara hari uburyo bamufasha mu bijyanye n'imirire. Ariko reka tubanze dusobanukirwe ubundi diabete ni iki, ibimenyetso biyiranga ni ibihe. Reka nitwa Mukanagwabira Donatira, nkaba ndi umunutritioniste hano muri clinique ya Rapervenche. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara ya diabete. Ni indwara yugarije isi, no mu Rwanda batubwira ko uyu munsi 3% by'abanyarwanda bafite iki cyorezo cyangwa se indwara ya diabete. Ndagira ngo ubanze utubwire mu by'ukuri mwebwe nk'abahanga mu bijyanye n'imirire, diabete ni iki? Diabete ni indwara irangwa no kuba igipimo cy'isukari mu maraso kiri hejuru cyane ugereranyije n'ibipimo ngenderwa. Iboneka mu bizamini bibiri, ari byo glycemie na hemoglobine glyque. Glycemie ni igipimo bafata umuntu mu gitondo atararya. Iyo glycemie ya mu gitondo irenze miligramu 126 ni ikimenyetso cya diabete. Cyangwa se niba umuntu yariye glycemie nyuma y'amasaha 2 ikaba iri hejuru ya miligramu 200, nayo ni icyemezo cy'uko umuntu afite diabete. Ikindi gipimo kigaragaza ko umuntu afite diabete ni icya hemoglobine glyque. Iki gipimo cya hemoglobine glyque nacyo ni igipimo gifatwa buri mezi 3 mbere y'uko umuntu aza kukipimisha. Icyo gipimo cya hemoglobine glyque normal yacyo igaragaza ko ibyiza ari uko kigomba kuba kiri munsi ya 5.6%, naho ufite ibyago byo kurwara diabete akaba ari bene wa muntu ufite kuva kuri 5.7 kugeza kuri 6.4%. Noneho diabete ikemezwa yuko umuntu afite diabete iyo afite hejuru ya 6.5%. Ndagira ngo tubwire ubundi ibimenyetso bya diabete ni ibihe? Hari ibimenyetso bizwi ku muntu ufite diabete, twavuga ko ari byo bimenyetso by'ingenzi ko umuntu yabarwaye diabete. Hari ukwihagarika cyangwa se gusoba inkari nyinshi kandi inshuro nyinshi, ibyo bita mu gifaransa polyurie. Kugira inyota nyinshi cyane ukanywa ariko inyota ntishira, byo byita polydipsia. Hari no kurya cyane kandi ntuhage, ahubwo ugasanga ukomeje kunanuka. Ibyo ni byo bimenyetso by'ingenzi abantu benshi bafite diabete bahuriraho. Niyo bitazira icyarimwe, ariko usanga harabayeho nka kimwe muri ibyo bimenyetso. Ubusanzwe amoko ya diabete nangahe nayahe? Twavuga ko amoko ya diabete hari amoko menshi, ariko ay'ingenzi abantu bakunze kurwara hari diabete yo mu bwoko bwa mbere, iyo bita diabete type 1, hakaba na diabete yo mu bwoko bwa kabiri, bita type ya kabiri, hakaba na diabete ifata abagore batwite. Iyo diabete type 1 ni diabete ifata abana n'abantu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40. Kugira ngo ibeho nuko umubiri w'umuntu uba utakibasha kuvubura umusemburo wa insuline, kandi uyirwaye aterwa inshinge za insuline. Naho diabete mu bwoko bwa kabiri ni diabete ifata abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 40. Icyo gihe umusemburo wa insuline mu mubiri uba utakibasha imirimo yawo yo kuringaniza isukari mu maraso no kubika ibinure mu mubiri. Ndagira ngo noneho tubwire zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu arwara indwara ya diabete. Impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu agira ibyago byo kurwara diabete harimo umubyibuho ukabije, wa wundi urangwa n'ibinure cyane cyane byo kunda, cyangwa se ibiro bitajyanye n'uburebure, aho umuntu aba afite obesity.
afite BMI iri hejuru ya 30. Iyo tuvuze umubyibuho ukabije ni umuzenguruko wo kunda uri hejuru ya santimetero 102 ku mugabo na santimetero 88 ku mugore, na BMI iri hejuru ya 30 kuri bose. Indi mpamvu ishobora gutuma abantu bagira ibyago byo kurwara diabete ni iyo mu muryango wawe harimo abantu barwaye diabete. Ubushakashatsi bwerekanye yuko iyo umubyeyi umwe mu muryango yarwaye diabete, abamukomokaho 40% bashobora kuyirwara, naho ababyeyi bose baba bararwaye diabete 70% bashobora kugira diabete type yo mu bwoko bwa kabiri. Naho diabete type ya mbere, iyo ari umugabo urwaye diabete mu muryango 6% bashobora kurwara diabete. Yaba ari umubyeyi w'umugore 3% baba bafite ibyago nabo byo kurwara diabete yo mu bwoko bwa mbere. Naho 30% bashobora nabo kurwara diabete igihe bavutse ku babyeyi bose bafite diabete type ya mbere. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu agira ibyago byo kurwara diabete hari ukugira umuvuduko w'amaraso uhora hejuru, za hypertension. Ubushakashatsi bwerekana ko 50% by'abantu bafite hypertension baba bafite ibyago byo kurwara diabete. Indi mpamvu nayo yatuma umuntu arwara diabete hari ukugira umuhangayiko ukabije, stress, kubera ko imisemburo ya stress yongera isukari mu maraso. Abandi bantu bagira ibyago byo kurwara diabete ni abantu banywa inzoga nyinshi cyane, cyangwa se abantu banywa itabi. Kudakora siporo nabyo byongera ibyago byo kurwara diabete. Mu byo amaze kutubwira rero, mu moko agize iyi diabete harimo n'ifata abana. Hari igihe abantu bibaza ko diabete ifata abantu bakuru kubera imirire yabo n'ibindi bitandukanye, ariko hari n'ifata abana amaze kutubwira Madame Donatille. Aha rero twifuje kumenya ubundi imirire kuri aba bana basanzwemo indwara ya diabete ni iyihe, n'iki se umuntu yitondera mu gutegura ifunguro. Reka tubibaze Madame Mutoni Immaculée, nawe akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imirire hano kuri La Pervenche. Ndagira ngo tubwire noneho Immaculée nk'umuhanga cyangwa se inzobere mu bijyanye n'imirire hano muri La Pervenche, utubwire ubundi imirire y'abana. Mu kanya batubwiye ko mu bantu mu madiabete atandukanye harimo n'ifata abana bakiri batoya. Ubundi imirire y'abana igihe babasanzemo indwara ya diabete ni iyihe, ibafasha iki? Mu by'ukuri icyo nabanze kubabwira nuko nubwo diabete ari indwara idakira, ariko umuntu ashobora gukomeza kubaho mu buzima bwiza iyo yitaye ku mirire ndetse agafata n'imiti muganga yamuhaye kandi adahejwe mu muryango. Uvuga ngo iyo tugiye kuri ya mirire y'uwo mwana, akeneye amoko y'ibiribwa atandukanye akubiyemo ibiribwa bitanga imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Twitaye uko buri kiribwa kizamura isukari mu maraso, ndetse yewe no ku muntu mukuru kwita uko ibiribwa bizamura isukari mu maraso ni ngombwa, kuko usanga hari ibiribwa biba bizamura ku rugero rwo hejuru bisaba kwirinda. Urugero nk'isukari yo mu mangazini izamura isukari mu maraso ku rugero rwo 100%. Mu gihe ibirayi byokeje cyangwa se bitetse ifiriti bizamura isukari ku rugero rwa 95%. Birumvikana rero ko hari ibiribwa bimwe na bimwe biba bizamura isukari cyane ku buryo bukabije, ariko kandi ntabwo tubabuza kuba bafata amoko y'ibiribwa atandukanye. Iyo tufashe nk'urugero rw'ibyo biribwa bizamura isukari mu maraso, hari igihe biba ngombwa kuba babifata. Dufate nk'urugero, igihe umuntu yagize ikibazo cy'isukari nkeya mu maraso cyo twita hypoglycemie, ashobora gufata agasukari ko kwitabaza muri uwo mwanya, ariko atari ibintu byo kuvuga ngo arahozaho. Ku mwihariko rero ku mwana urwaye diabete akeneye
kurya neza, akeneye amoko y'ibiribwa atandukanye kubera ko akeneye gukura abakiri mutoya. Ubwo ayo moko y'ibiribwa atandukanye dufate nk'urugero nk'ibyubaka umubiri, ashobora gufatamo amafi, indagara, ashobora gufatamo ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa n'ibindi. Twajya mu bitera imbaraga akaba yafatamo ibitoki, imiceri, ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibijumba n'ibindi. Ashobora gufata ibindi ndwara bikubiyemo amoko y'ibiribwa atandukanye, urugero imboga ndetse n'imbuto. Igaburo ry'umwana biba byiza kwitaho ku nshuro arya, ariko kandi bita no ku miti afata. Dufate nk'urugero, iyo umwana aterwa inshuro 2 ku munsi, ashobora gukenera amafunguro manini 3. Ni ukuvuga ngo indyo yuzuye inshuro 3, iya mu gitondo, saa sita na nijoro. Agakenera n'amafunguro mato, ibyo twita uturyo two kwica isari, 2 ku munsi. Noneho ndagira ngo umbwire n'icyo umuntu yakwitondera mu gutegura aya mafunguro. Icyo umuntu yakwitondera mu gutegura amafunguro ni uko muri aya mafunguro hari ibiribwa bitazamura isukari cyane, umuntu ashobora gushyira imbere. Urugero, imboga ziza ku mwanya wa mbere zikaba nyinshi, hanyuma n'andi mafunguro umwana ntayabujijwe aza mu rugero rugiye rungana hose. Ikindi kandi umuntu yitaho uko uteguye amafunguro, hari bitakaza intungamubiri. Dufate nk'urugero nko ku mboga, imboga zariwe ari mbisi n'izatetswe cyane zikamara umwanya munini ku ziko, bizatuma hari intungamubiri zishobora gutakara muri uko guteka igihe kirekire. Aho bishoboka imboga mbisi ziraribwa, ariko ntizitekwe igihe kirekire. Ibi rero byari ibitegurirwa cyangwa se amafunguro ategurirwa abana, ariko noneho tujye mu bantu batandukanye barwaye indwara ya diabete. Niyo mpamvu ngira ngo umuhanga mu bijyanye n'imirire Madame Anastasie Mukakayumba adusobanurire n'icyo umuntu yitondera mu gutegura ifunguro ry'umurwayi wa diabete muri rusange, baba bakuru cyangwa se abana. Anastasie, ndagira ngo tubwire rero nk'umuntu umaze imyaka myinshi mu bijyanye n'imirire, umuhanga mu bijyanye n'imirire, uyu munsi ufite clinique ya la Pervenche, ndagira ngo tubwire ibintu byitabwaho mu gutegura ifunguro ry'umurwayi wa diabete muri rusange. Akenshi iyo umuntu bamaze kumubonamo indwara ya diabete, kimwe mu bibazo bikomeye agira nyuma y'uko bamuhaye umuti, agira ikibazo cyo kumenya ngo nzarya iki. Usanga kenshi agenda abaza uwo abonye wese, uwazi warwaye diabete, ati mbwira uko narya, hanyuma uwo nawe akamuha amakuru afite, ariko akenshi usanga ari amakuru rimwe na rimwe ataboneye. Rero hari ibintu by'ingenzi umuntu yitaho igihe agiye gutegura ifunguro ry'umurwayi wa diabete. Ugomba kumenya imyaka y'umuntu utegurira, ugomba kumenya ubwoko bwa diabete arwaye ubwo ari bwo, niba ari ubwoko bwa mbere, niba ari ubwa kabiri. Niba utegurira umuntu ufite ibiro biri normale, donc ibiro bisanzwe biboneye bijyanye n'uburebure bwe, cyangwa se ari umuntu ufite umubyibuho ukabije, ugomba kumenya mu muco w'uriya muntu ibiribwa bamenyereye gukoresha ni ibihe. Donc umuntu agomba kumenya la culture y'imirire yutegurirwa iyo mirire. Ugomba no kwita ku bushobozi bwe bwo kubona iryo funguro mu buryo bwo kumwandikira ibintu cyangwa kumubwira ibiryo atazabona ku isoko, cyangwa se atazabona ubushobozi bwo kubigura. Ni ukuvuga ngo kandi iyo ndyo y'uwo muntu igomba kuba yuzuye, irimo ibiribwa byubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ubushyuhe ndetse n'ibirinda indwara. Ariko nanone tukamenya ko kugira diabete bivuga ngo umubiri w'umuntu ubushobozi bwawo bwagabanutse mu buryo bwo kugenzura no gukoresha neza isukari yariye mu biryo, bityo bigatuma tugomba kwita cyane ku biribwa bitera imbaraga n'ubushyuhe uko bigomba kuba bingana. Agomba gusobanurirwa neza ibiribwa akwiye kwirinda n'ibyo akwiye gushyiraho
guha umwanya munini mu mafunguro ye no gusobanukirwa impamvu ya buri kimwe cyose. No ugomba no kureba ese umuryango w'uyu muntu ndi gutegurira igaburo, ibyo ndi kumubwira azashobora kubibona kugira ngo ubuzima bwe bwose bw'uburwayi azajye ahora afite ifunguro riboneye kandi rijyanye nawe, ritamuvuna mu bushobozi, ritamuvuna mu buryo bwo kubibona, mbese kandi rikomeza gutuma ubuzima bwe bugenda neza. Iyo utegurira umurwayi wa diabete kandi ifunguro, ugomba no kumenya niba nta zindi ndwara ziyongera kuri diabete afite, kuko usanga wenda umurwayi wa diabete abaza mugenzi we ati mbese urya gute kugira ngo nanjye ndya gutyo, nyamara ashobora kuba afite diabete yiyongeraho umuvuduko munini w'amaraso, hiyongeraho gute, hiyongeraho umubyibuho ukabije, hiyongeraho impyiko zidakora neza. Igaburo ry'uwo murwayi nzategura ritandukanye n'umurwayi urwaye diabete gusa. Ni ukuvuga ngo ugomba kumutegurira nkawe ubwe ku giti cye nk'umwihariko we, ntabwo umutegurira muri rusange nk'uko uvuge ngo hari ifunguro ry'abarwayi ba diabete bose muri rusange waba. Muri rusange hari amabwiriza ari rusange ku barwayi ba diabete ibyo bagomba kwitaho, ariko ugomba no kumenya imyihariko y'abo bantu. Niba ari umugore wonsa, niba atwite, ibyo byose ugomba kubishyira ku murongo, ukamenya uti ngiye gutegurira umuntu ufite ibi bintu byose, hanyuma ukajya wabona ukamutegurira ifunguro. Rero hari amafunguro abarwayi ba diabete bashobora gufata ugasanga ni igaburo rishobora gutuma agira imirire mibi. Ugasanga arahora arya indyo ituzuye, arahora arya indyo imwe buri gihe, bityo ugasanga isukari ye irahora hejuru. Muri rusange igaburo ry'umurwayi wa diabete rigomba kuba riri ku isahani iriho imboga, igice cy'imboga kigomba kuba ari kinini, nk'uko urugero rw'isahani dufite hano ibitwereka. Ni kuvuga ngo nibura 50% by'isahani ye bigomba kuba ari ibirinda indwara, hanyuma 30% bikaba ibitera imbaraga, 25% bikaba ibyubaka umubiri. Ntabwo rero ari ugupfa gufata uko umuntu yiboneye ku isahani ngo usange iki gice kinini ari cyo washyizeho ibitera imbaraga. Donc ibinyamafufu sibyo bigomba kujya ku gice kinini cy'isahani y'umurwayi wa diabete. Ikindi kandi tugomba kumenya nuko iyo umuntu arwaye diabete ntabwo ari byacitse ku bibazo byo kurya. Usanga babigize intambara, bumve ko ari inkono y'akato agomba kurya ibiryo bye. Ibi biryo dufite hano n'abandi bose bo mu muryango basangira nawe, gusa wenda aho bishobora gutandukanira bo ni igipimo cy'ibitera imbaraga bashyize ku isahani. Ariko muri rusange umudiabetike ufite ibiro bikwiriye ariye gutya, ibyubaka umubiri bikajya ku gice cyabyo cya 25%, 30% ikajyaho ibitera imbaraga, ahandi naho hakajya ibirinda indwara. Iri gaburo rimufasha gukontorora neza isukari yo mu maraso, kuko riba rifite ibyo bita ibikatsi cyangwa fibre alimentaire zihagije zituma iriya sukari yariye hariya igenda yinjira mu maraso buhoro buhoro, bityo pancreas ye ntinanirwe mu gutanga umusemburo wo kuwukoresha neza isukari. Akenshi nanone iyo abantu bavuze indyo y'umurwayi wa diabete bumva ari ibintu bigoye kubona. Ntabwo ari ibintu biba bigoye kubwira umuntu ngo arye salade. Impamvu tubwira abantu kurya imboga mbisi kenshi ntabwo ziba zifite isukari nyinshi. Ikindi cya kabiri, kuba zidatetse bituma intungamubiri zazo ziba zikiri nyinshi. Vitamine C, vitamine A akenshi yangizwa no gucana cyane. Vitamine C ahangaha ibikirimo ari yose. Ikindi icyo bita index glycemique nk'uko mugenzi wanjye Makire yabivuze, mu mboga mbisi ibiri hasi. Hano mu nyanya, muri avoka ibiri hafi munsi y'igipimo cya 15%. Ni ukuvuga ngo izamura gake cyane isukari iyo mu maraso. Hari ukuntu rero umurwayi wa diabete ushobora gusanga arya igaburo rituzuye, igaburo usanga ryiganjeho ibinyamafufu byinshi cyane cyangwa ibinyamasukari byinshi kandi bituzuye. Ugasanga nta mboga arya, yariye ibishyimbo n'ibijumba cyangwa se ibijumba akabirya byonyine buri munsi. Aho niho isukari usanga yazamutse. Hano urabona yariye ibyubaka umubiri bituruka
ku bimera gusa, nta bituruka ku nyamaswa birimo, arya n'ibitera imbaraga. Urabona ngo haraburamo ibirinda indwara. Akenshi nongere mbivuge, imboga zigera mu mujyi zivuye mu giturage ahantu hatandukanye abantu baba bahinze. Ni ukuvuga rero ni byiza ko aho waba uherereye hose umenya ngo kurya indyo yuzuye urwaye diyabete birashoboka. Mu giturage hano umuntu aramutse ashyizeho imboga, agashyiraho isombe ririmo ubunyobwa, akarya n'igi cyangwa akarya indagara, igaburo rye rizaba ryuzuye. Ariko nurya gutya ufite indwara ya diyabete, uzasanga iteka isukari yawe ihora hejuru, usange na muganga ukuvura arongera imiti umunsi ku wundi, bitewe n'uko imirire yawe itorohereza rwa rwagashya kuvubura umusemburo mukeya ngo ubashe kunganira wa muti, ahubwo urarunaniza ugasanga uko iminsi ishira indi gataha, muganga agenda azamura ubwoko bw'imiti kugera ubwo uzagera ku miti igoranye kuyigura ndetse usanga ko ikomeye. Hari ikintu abarwayi ba diyabete benshi bahuriraho cyangwa se amakuru bafite nabi, aho usanga umurwayi wa diyabete cyangwa se undi muntu wese ushaka kwirinda diyabete avuga ngo ngewe nzakoresha ubuki bubasha gusimbura isukari. Nagira ngo mbamenyeshe ko icyo kintu gisa n'icyabaye ikinyoma rusange, aho usanga abarwayi benshi bafite diyabete bararetse isukari ariko bakarya ubuki akavuga ati ni ubuki bw'umwimerere, nta sukari ivanzemo, nabwikuriye ahantu, ndabuzi neza, ndabwizeye. Mu by'ukuri ubu buki natwe turabwizeye. Aha ntabwo ubuki ari ikiribwa cyiza cy'abadiyabetike gisimbura isukari, kuko nibura garama 100 z'ubuki umuntu yariye buzamura igipimo cy'isukari yo mu maraso kuri 90%. Ni ukuvuga rero ifite ubushobozi bwo hejuru bwo kuzamura isukari yo mu maraso, bityo akaba atari ikintu cyiza cyo gukoreshwa n'abadiyabetike, kereka gusa ari umudiyabetike urimo kwitera insuline, isukari ikajya hasi, noneho bigatuma akenera kuyizamura. Ahangaha yabukenera, ariko ntabwo agomba kurya ubuki nk'igisimbura isukari ngo abushyire mu gikoma, abushyire mu mata, abushyire ahantu hose mu cyayi agiye kunywa, kuko bituma kontrole y'isukari ye itamera neza mu maraso. Ikindi abadiyabetike bagomba kumenya ni ukunywa amazi ahagije. Uretse no kuba isukari kugira ngo isohoke mu mubiri wacu bisaba ko tuba twanyweye amazi ahagije, umurwayi wa diyabete by'umwihariko kuko aba asohora isukari nyinshi mu maraso, hakiyongeraho n'imiti aba afata, aba agomba kunywa amazi ahagije tugereranyije n'ibiro bye, n'uburyo butandukanye bwo gupima amazi umuntu akeneye ku munsi, kugira ngo impyiko ze zikore neza kandi n'imiti yanyweye ikoreshwe neza mu mubiri, inabashe gusohoka nyine ye gukomeza kuba ikibazo ku mubiri we. Rero abantu akenshi usanga banywesha imiti, akayinywesha amata, imiti akayishyira mu muneke, biriya ntabwo ari umuco mwiza. Uretse kunywa amazi ushaka kunywa imiti, ugomba no kubigira akamenyero mu igaburo rya buri munsi. Iyo umurwayi wa diyabete adakoresha amazi uko bikwiriye, usanga agira umwuma mwinshi, rero no kumukontorera isukari bikaba bigoranye. Ikindi nanone tutabura kuvuga nuko mu byubaka umubiri abarwayi ba diyabete bashaka gukoresha harimo amata, ariko amata bagomba kuyakoresha bayitondera cyane. Ntabwo agira isukari nyinshi, ariko mu mata ashobora kubamo amavuta atari meza. Gukoresha amata menshi buri gihe bishobora no gutuma umurwayi wa diyabete agira ibyago byinshi byo kuba yarwara n'ubundi n'indwara z'umutima kubera ibinure byo mu mata. Ikindi cya kabiri, proteine yo mu mata bita albumine bovine ishobora kwangiza selile z'urwagashya, bigatuma aho kugira ngo kontrole y'umurwayi wa diyabete igende neza ikarushaho kuba mbi. Ni ukuvuga rero bagomba kunywa amata bayitondera, ntunywe litiro yose buri munsi cyangwa 2 buri munsi, ngo kuko itazamura isukari, ariko afite ibindi yakwangiza igihe yafatwa mu rugero rudakwiriye. Hari rero n'ibindi biryo bitandukanye. Mu gukora igaburo ryacu tugomba no kwibuka ko tugomba no kurya n'imbuto zitandukanye. Hakaba hari imbuto zitazamura isukari mu maraso. Twatanga ingero z'imbuto mubona hano.
harimo oranje, harimo pome, harimo indimu, harimo avoka, harimo ibinyomoro, harimo marakuja. Ni imbuto zifasha umurwayi wa diyabete kuba yabona intungamubiri zirinda indwara kandi bitagombeye kuzamura isukari. Bikaba ari byiza ko ashobora kuzirya hahandi imakiriya tubwiye ho kwica isari, hagati y'amasaha manini yo kurya nko mu masaha 4 saa 5 yumvisha ashonje, cyangwa saa 10 ari burye saa 1 ashobora gufatamo imbuto kugira ngo umubiri we ubashe kuzikoresha neza. Imboga zitandukanye nazo ziratwunganira cyane mu burwayi bwa diyabete. Ntabwo tugomba kumva ko kurwara diyabete bitugira abantu barya nabi. Umuntu aba agomba kurya neza. Ndatekereza ko nk'ifunguro mwabonye hariya rirasa neza, birumvikana. Ku ruhande umuntu yashyiraho n'agasosi, mwambwira muti hari birumagaye, biriya biryo agomba gushyiraho n'agasosi kugira ngo arusheho kubirya bimeze neza. Rero imboga zitandukanye umurwayi wa diyabete arazirya kandi mu buryo ziteguye neza, ariko cyane ibirebana na karoti ntabwo bagomba kuziteka, ahubwo zigomba kuribwa ari mbisi, kuko iyo karoti itetse izamura igipimo cy'isukari kuri 85%. Rero izi mboga zose abarwayi ba diyabete bemerewe kurya ibinyamafufu bitandukanye: umuceri wa basmati ufite intete ndende, umuceri wa brown, umuceri utahinduwe umweru n'uruganda. Uyu muceri nawo ugatuma isukari yabo itajya mu maraso mu buryo bwihuse. Hari n'ibindi bitandukanye dusanga mu maguriro atandukanye byunganira cyane abarwayi ba diyabete. Hari nka vinegre yitwa vinegre de cidre de pomme. Iyi ngiyi ikaba izwiho gufasha abarwayi ba diyabete kumanura cya gipimo cya hemoglobine glycée mu maraso, ndetse no kumanura ibinure bitari byiza mu maraso. Ikaba rero yunganira cyane umurwayi wa diyabete. Iyo ayikoresha bituma imiti ye ishobora kugenda igabanuka, ndetse ibipimo bye bigahora muri gahunda yabigenewe, mbese ibipimo byagenwe ugasanga ko atagenda abirenze. Ikindi nanone usanga ku bantu barwaye diyabete, usanga indyo yabo ikennye ku mavuta. Umuntu yaba arwaye diyabete bati ntuzarya umunyu, ntuzarya amavuta. Biriya nta hantu bihuriye. Umurwayi wa diyabete arya amavuta, ahubwo agomba kumenya naye amavuta nkwiriye guhitamo. Akenshi rero amavuta meza tubahitiramo ni amavuta y'ibihwagari by'umwimerere, amavuta ya olive y'umwimerere. Akenshi muzabona amavuta atandukanye ku isoko ya olive, ariko yose ntabwo abahuje ubwiza. Hari amavuta ategurwa hakoreshejwe ubushyuhe bwinshi, hakajyamo n'ibinyabutabire byinshi. Hari n'andi akamurwa hakoreshejwe imashini zikamura hadakoreshejwe ubushyuhe bwinshi n'amaproduit chimique. Aya mavuta rero umurwayi wa diyabete yemerewe kuyakoresha. Haba n'ibirungo bitandukanye umurwayi wa diyabete ashobora gushyira mu cyayi cye cyo kunywa, bitewe nyine na bya bindi byose tugomba kwitaho igihe dutegura igaburo rye. Nka cinnamon nacyo ni ikirungo abarwayi ba diyabete bashobora gushyira mu cyayi, bashobora kuyishyira mu isosi, bashobora kuyishyira mu gutegura udukeke twabo. Imanura cyane nayo isukari mu maraso, ariko bidashatse kuvuga ko umuntu azahagarika imiti. Ibi byose biramwunganira kugira ngo ibipimo bye by'isukari bihore biri ku murongo mwiza. Ngibyo rero abatari bazi ibyitabwaho mu kurya cyangwa se mu gutegura ifunguro ry'umurwayi wa diyabete, abahanga mu bijyanye n'imirire hano muri muri clinique ya Pervenche babasobanuriye byinshi bisaba kwegera muganga ukamenya ko urwaye, yewe byaba na ngombwa ukegera n'abahanga mu bijyanye n'imirire. By'umwihariko hano muri clinique ya Pervenche Kicukiro bazabafasha byinshi kandi muzasobanukirwa ibintu bitandukanye.